Abantu benshi bibwira ko icyizere ari ikintu umuntu avukana, ariko ubushakashatsi bwerekana ko icyizere ari imitsi maso yubakwa n'ibikorwa bito ariko bihoraho. Muri uyu mwanya tugiye kureba amategeko 5 mashya azatuma wubaka icyizere kidasanzwe muri wowe, bitandukanye n'uburyo busanzwe waruzi. Itegeko rya mbere ni itegeko rya micro win, gutsinda utuntu duto. Icyizere ntigituruka ku bintu bikomeye gusa, gituruka ku gukora ibyo wasezeranyije ubwonko bwawe. Niba uvuze ko ugiye kunywa amazi litiro 2, ubikore. Iyo wujuje utwo tuntu duto, ubwonko bwawe butangira kukwizera, bukaguha imbaraga zo gukora ibinini. Itegeko rya kabiri ni ukwigira kuri body language, ubuhanga bw'umubiri. Ubwonko bwawe bwumvira umubiri. Niba ugenda wunamye, ubwonko bwumva ko ufite ubwoba. Amayeri ya kabiri ni ukugenda wemye ureba abantu mu maso. Ibi bihindura imikoranire y'imisemburo muri wowe, bigatuma wumva ufite imbaraga n'icyubahiro bidasabye amagambo. Itegeko rya gatatu ni ukurenga, the spotlight effect. Abantu benshi batinya gukora kuko bibwira ko isi yose ibariho, ariko ukuri nuko buri wese aba yihugiyeho. Iyo wisobanukiwe ko nta muntu uri kubara amakosa yawe cyane nk'uko ubitekereza, winjira mu bwisanzure bwo kugerageza ibintu bishya utazuyaje. Itegeko rya kane ni umuco wo kwigisha ubwonko. Icyizere kiyoyoka iyo uhuye n'ikosa ukaribonamo gutsindwa. Abanyembaraga babona ikosa nka data cyangwa amakuru yo gukosora. Itegeko rya kane rero ni ukwibaza uti, iri kosa rinyigishije iki? Iyo ugaruka ku makosa mu nyungu, nta kintu kigushyira hasi. Itegeko rya gatanu ni imbaraga zo kwisobanura, self validation. Niba utegereje ko abandi bagushima ngo uzumve ufite agaciro, uzaba imbata yabo. Icyizere nyacyo ni ukumenya ko ibyo uri gukora bifite agaciro, niyo nta muntu wumva ugushimye. Iyo ubanje kwiha agaciro, isi igukurikira inyuma. Icyizere si impano, ni amahitamo ukora buri munsi binyuze muri aya mategeko 5. Niba wiyemeje kuba umuntu wigirira icyizere kandi ufite intego, guhera uyu munsi andika ndashoboye muri komenti. Ejo nahawe.